ntabwo giye nkunda umugore n'umugabo bagirana ibibazo wabishyire ku gasozi, kuko nta kibazo n'iki na kimwe kibarimo hagati cyabananira kugikemura, usibye kuba runaka yakumva yabizanamo abandi bantu n'undi akabizanamo abandi bantu, urumvamo hagati muri bo. Yego, inama bundi ni ukuba bakumvikana bakaganira bagahuza, kandi ikindi bakagirana n'urukundo. Ibintu byose biyoborwa n'urukundo. Nta rukundo ruhari, buri wese abanyamwigendaho mu rugo. Ariko ntago byagakwiriye yuko umugabo abanyamwigendaho, umugore akabanyamwigendaho, ahubwo igikwiriye nuko bagira kuganira bakumvikana kuri buri kintu cyose. Kuko giye nk'uburyo mbyemeramo, nta kintu ubundi kiri mu rugo rw'umugore n'umugabo cyakabaye kinanirana. Ugasanga umugore agize ikibazo arirutse agiye kubibwira umuntu wo hanze, umugabo agize ikibazo aho kugira ngo yicaze uwo bashakanye babiganireho bashaka, kuko nta kintu n'iki na kimwe kiri hagati y'umugore n'umugabo kitashakira umuti n'aba bantu ko ari babiri. Imana iguhereza umugisha cyane. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, kuko ibyo umukuru w'igihugu yavuzeho ni impanuro nyinshi nziza tuzanaganira igihe tutaganiraho none ngo tuzisoze. Ari nayo mpamvu nahisemo utuntu nka dutatu wenda turi bwibandemo, harimo nako yashorejeho avuga ati erega na bya bindi unaniwe kwihanganira kuri uyu ukagira nabo ukomeretsa urwo rugo karuvamo, ngo naho ugiye urabihasanga, ngo ndetse binashoboka ko ari igihe unasanga binasumba n'ibyo wahungaga. Ati ibyo rero mwakabaye mwihanganirana, kuko naho mujye urumva muri abanyarwanda, ni ukuvuga hari ibyo musangiye bitaturuka ku mahitamo y'umuntu, mwisangamo mwese, umuco, ururimi, imiterere. Nimba uri ari umugabo n'uwo mwari kumwe akaba ari umugabo, igikorwa bahuriyeho bari abagabo, we nta bubasha bwo kugihindura. So ni ukuvuga ngo hariho n'ugira ayo mahitamo yo kuvuga ngo umugore arananiye, umugore ntabwo anyura mu buzima, ntabwo anyura mu buriri, ntabwo anyura hehe, yarangiza akihutira aho kugira ngo arebe ikintu gituma atamunyura mu buriri, ngo icyo kintu bagishakira umuti, kuko birashoboka cyane, aho kugira ngo babirebere hamwe babishakire umuti, ahubwo agahitamo kureba undi. Noneho yagerayo uzabibona ku bantu benshi, ugasanga hari uburyo usanga n'ibiriyo ahubwo ari bibi kuruta ibyo urimo gusiga hano. Kubera iki bya hano umugabo arakwihanganira, umugore arakwihanganira mu ntege nke zawe, agashobora no kugukorera imibare ko akagufasha kongera gusubira mu mbaraga. Ariko uri aho hanze uwo mwanya ntagize ate, ntawe ufite. Urumva ese koko nibyo umuntu uca inyuma y'uwo bashakanye hanze araharamba, cyangwa niyo mpamvu bagenda bahindagura, ugasanga kuko aba yasanze y'icyiza yanahatinda, kuko ujya kumva umugabo w'inshurashuzi ejo bamwumvisha kwa runaka, bamamenyeje ukumva yagiye kwa runaka, izo zo hanze nazo ukasanga amaze kuzizenguruka. Yashatse umugore batandukanye, yashatse umugabo batandukanye, rimwe na rimwe akanagaruka no kuri wa wundi, ahubwo wa wundi wa ugasanga n'ubundi agarutse ku byo yagiye yanga, ku byo yagiye avuga nabi. Kuko erega umugore n'umugabo babanye, urumva hari igihe babikirana amabanga. Iyo hatabayeho umwasama umwe muri bo uvamo akajya kubivuga hanze, akajya kwivamo, akajya kwivuga, nuvuga ngo barihanganira bakabikirana byinshi. Ko hariho n'abagabo banyara ku buriri n'abagore banyara, ugasanga yakwihanganiye, yaguhishiriye, ariko uzajya ku ruhande aho wagiye uzabikora rimwe agushyire hanze, cyangwa se isi yose ikumenye. Bikwiriye rero yuko bihanganirana. Muri uko kwihanganirana no kuganira, Imana irashobora kubazanira igisubizo kizima, ibintu bikagenda neza. Abanyarwanda ni abahanga, yaravuze ngo wirukana umugore ugugu n'igufwa, ukazana uri mirabongore, ngo ukaruzana uri birabunguri. Perezida aravuga ati hari ibyo uhunga mu rugo rwawe ukarusenya ngo urabihunga byakugoye, ariko aho ujya ibyo uhasanga hari igihe biruta n'ibyo warusize hariya. Twongeye tuganisha abantu ku kwihanganirana. Kwihanganirana nimba kwanze kukanga, duha agaciro abagize uruhare mu kubana kwacu, ubwo ni ba babyeyi, duha agaciro ibyo badutakajeho batwitezemo.
kuzaba nyira runaka no kuba runaka, sibyo? none nsoza tugana ku musozo, ibiganiro ni byinshi, uzabafasha benshi. Wowe wiswe mama Marene kubera wibasiye ba Marene. Ubwo ngewe ngira ngo ningera kuri ba pare nzaba papa pare cyane, ariko uyu munsi mama Marene yabaye wowe kubera ko wibasiye ba Marene. Ese gusenyuka kwizi ngo wibanze cyane ku bijyanye n'ibanga y'icyumba cy'abashakanye, nukubera iki wibanze kuri icyo kintu? Nabakugana bakwereka ko ikibazo kiri hariya, kuko iyo abantu bashaka kujijisha icyo bapfa, Satani yabinjiriye bagira icyo bitirira ariko nyirizina atari cyo. Urumva imyaka maze nkora ibi biganiro, urumva nakiriye benshi, mbese abangezeho cyangwa abanganiye ni benshi kw'icyo kibazo, kandi kuko ndi umuntu, ndi n'umunyarwanda kandi mbana n'abanyarwanda, ni benshi cyane nyine mbona n'icyo kibazo. Kuko 90% n'abafite icyo kibazo, ugasanga barashwambagurana, ugasanga noneho hari n'abunzi barazi ikarito mu gitanda kugira ngo batandukanye. Ikarito byavuye mu gucana inyuma. Uri kubyumva? So nukuvuga ngo ikarito yubakiye abantu cyangwa igiye kubasenyera? Ikarito ya no kubasenyera. None se urumva mu buriri bumwe igitanda kimwe kirimo ikarito, ubwo umwe yiyorose ibye n'undi akiyorose ibye. Bakikase igitanda. Nuvuga ngo bagize ubukene bwo kugura ibitanda bibiri ngira ngo. So nuvuga ngo ubundi n'umudamu wari ufite inshuti ye. Ubwo ikarito itandukanyije abantu, za nkuru zo ku muhanda nuko babivuga. Ni ikarito se nibo babihisemo. Nitwa Revera Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Bizakubwira ibirori biteguye neza no kuzareba naho byateguriwe. Ibi nimbikubwira ndagira ngo nkurangire ahantu heza ho gutegura ibirori byawe, ndetse bagashyiraho n'umwihariko kubona naribonye bwabo ubudasa mu gutegura ibirori no kubishimangira. Ahangaha ni kuri Oasis Guest House. Aha kuri Oasis Guest House uhasanga ibyiza byinshi birimo ibyo kurya bisukuye biteguye neza, bakagira ibyo kunywa bimeze neza cyane, bagira kandi jaride nziza zo gukoreramo ubukwe ku bategura ubukwe, bategura ibirori bitandukanye, bakagira sale zo gukoreramo inama, bakagira kandi ibyumba byo kuryamamo byiza cyane. Si ibyo gusa kuko bagufitiye na sale zo gukoreramo inama mu buryo butandukanye. Reka nkubwire ko rero ahantu heza ho kwishimira, heza ho gukorera ibyiza by'umunsi wawe ari kuri Oasis Guest House. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri iyo nimero mubona kuri ekara, hanyuma bakagufasha rwose. Ni hariya mu Karumuna uri kwerekeza mu Bugesera. Shalom 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 shalom, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turashima Imana kubw'igitondo cyiza twongeye gusubira kuri izi mikoro. Uyu munsi nagashya, hari umugabo mperuka twasenganaga hambere hashize, twari tukiri urubyiruko ariko rwiza ruryoshye, twakundaga gusirimba cyane. None umunsi umwe aravuga ati uyu munsi nagasha. Agasha ngira ngo mu rurimi rwe yavugaga agashya, ariko mu rurimi rwacu twumvishije agasha k'akanyamaswa. Hari akanyamaswa bita agasha kameze nk'ihene. Noneho icyashekeje nuko yaravuze ngo uyu munsi nagasha, undi atarabura agakwavu. Twarasetse turishima cyane. Urumva umwe yavuga ati harabura uyu munsi nagashya, ariko kuko yavuze ururimi, urumva rero no gukosora ikinyarwanda Imana izabifasha ngira ngo tujye nabyo tubikoraho. Turashima Imana rero yaturinze, ikaturindira, ikabarinda mwese, tukaba twongeye gusubira imbere yanyu
kuririmba duhimbaza Imana ibahereza umugisha. Nuko twanzitse, nuko twinjiye, ni umunsi mwiza Imana yaduhaye kubaho, ni umunsi mwiza kuko turi kumwe na meri wacu. Uyu munsi hari abantu benshi barimo gukoresha izina mama kuko ngo hari abo wabereye umubyeyi, hari abo watangiye kubera tantine cyangwa se marene, batangiye kukwita mama marene. Mama marene rero yahageze yongeye asubiye muri studio nka mama marene. Munyemere mbanze mwakire, ndabizi turi bwakirane ndi ubakire namwe, ariko reka tubanze twakire umubyeyi twahaye akazina kitwa mama marene. Mama marene, Yesu ashimwe. Uraho cyane. Wemeye ko uri mama marene cyangwa se umwana wawe azakurege? Ntago nzayibarwamo na babitubwiye, cyangwa se uzashaka mama marene. Tuguhaye ikaze usuhuza abantu nanabibwire nk'ibisanzwe. Yego, murakoze cyane. Amazina ni yayandi, ni Akimanizanye Chantal, ariko hakiyongeraho na mama marene, ngira ngo mwandyumvishe. Rero ndabasuhuje cyane, umwami Imana abaho umugisha. Nibagiye kubabwira yuko nge ndi umugore ndubatse. Uri umugore urubatse, nayo mpamvu uri mama marene. Yego, ngira ngo wagaragaye cyane muri kamera hirya no hino. Wibasiye ngo abamarene ngo barabibasiye cyane, usa n'ushaka gukubita ahababaza ko abamarene batwara abagabo babo bashingiye cyane rwose. Ubwo ni nk'umubyeyi uryamana n'umukwe we cyane, uryamana n'umugabo w'umukobwa we, kuko urumva marene aba afite inshingano nk'uko twabivuze, inshingano zikomeye cyane ku mwana yashingiye. Ariko iyo byabaye ngombwa yuko nk'uku nguku urumva niba ari marene wawe, akantu akariko kose kabayeho mu gihe uzi ko ari umubyeyi wawe, uramugana umubwira byagenze gutya na gutya. Muri kwa kumubwira rero uko byagenze, yego, marene akajya yakwereka yuko uyu mugabo ari mubi, uyu mugabo umuretse yagushakira ugukorera neza gahunda, ugira gute, bikarangira aguciye inyuma cyangwa se ugasanga yagusenyeye bivuye mu kuba ari marene mubi. Kuba ari marene mubi. Imana iguheze umugisha. Nuko twinjiye mama Chantal, Imana iguhe umugisha. Wakoze kongera kuza kuganirira no kwigisha abadukurikiye, kuko izi ni inyigisho rimwe twakabaye tunishyuza n'abantu, ahubwo nubwo tuzitanga ku buntu, ariko n'inyigisho twakabaye twigisha abantu. Munyemereye rero nakire buri wese udukurikiye, waba uri mu mujyi wa Kigali, mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda, Iburasirazuba, Amajyepfo, Iburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru, ariko tutirengagije nabo mu karere k'ibiyaga bigari, aho turavuga i Burundi, Kongo, Tanzania, Ubugande, Kenya ndetse na Sudani y'Epfo na Somalia barayakiriye, nayo irimo muri East Africa. Hanyuma tukarenga n'izo mbibi tukareba Afrika muri rusange. Tugashima Imana cyane kuko no muri Amerika bakurikira ibiganiro byacu. Twavuze dukurikira ibiganiro, mbona Amerika yazamutse cyane. Abanyamerika rero cyangwa se abanyarwanda bari muri Amerika n'abanyamerika muri zina, Canada nayo iri ku rwego rwo hejuru mu bakurikira ibiganiro byacu. Nabonye Ubufaransa nabwo bwazamutse mu badukurikira, ubwo ne urumva ko ni Burayi. Ni nkaho rero ari imigabane itandukanye idukurikira, kuko hari no muri Philippines. Yego, mfite abapaseri b'inshuti n'iki. Aba bantu nabo bamaze kuzamuka. Reka tubahe ikaze tunabashimira ko mukurikira ibiganiro byacu ku manywa na nijoro, kuko ni ibiganiro bivuga kuri family, umuryango. Twese turashaka icyatuma umuryango ibiwugarije bigabanuka, cyangwa se udohokerwa umusonga ufite, kandi uwo musonga ujyanye no gutandukana kw'abashakanye. None turi kumwe na Chantal, nyuma yo guhereza abantu ikaze, wongere wiyumvemo ikaze kandi uganirira abantu ibijyanye n'ubuhanga. Nicyo wifuza waraga. Wamaze kuba mama marene. Hari umurage rero mwiza wagombye gushaka wo kuraga aba bantu bamaze no kukwita umubyeyi nyine nyirizina. Chantal, icyumweru cyakugendekeye neza? Cyagenze neza. Urumva mu ijwi hari uburyo byahindutsemo, nsa naho mfite akabazo mu muhogo, ariko ntabwo bikomeye, ni kubw'ikibazo. Ariko igitaramo cyabaye cyiza.
cyane rwose cyane rwose ati yataramye neza iki cyumweru cyose ubwo iyo ushaka kubimenya wabaza abo bataramanye iyo igitaramo cyagenze neza akamwenya karaza oya kuno biragaragara rwose warakoze gutarama neza uje rero gutaramira abadukurikiye hari abantu bajya mu gitaramo akicuza impamvu yakijemo akicuza impamvu kandi abenshi we barasigaye bicuza ari bose ni ukubera iki se n'umwe rwose usanze umuntu uticuza umuntu afashe icyemezo nkawe agiye gutarama kwa runaka cyangwa se runaka agezeyo igitaramo kirabaye ariko ngo ntiyishimiye igitaramo ntabonye ibyishimo muri cya gitaramo yaje agambiriye kubonamo icyo ngo ni ikibazo kiri hano hanze abategura ibitaramo urabizi cyangwa se ababitarama ariko iyo mvuze gutyo umuntu mukuru yumva igitaramo nyirizina icyo ndimo kuvuga icyo ari cyo ariko igihari ku icyo gitaramo uvuze yego nimba watumiwe mu gitaramo runaka cyangwa se hariho n'igihe kikugendekera nabi ari we wagiteguye kikagenda nabi utari uzi ko kiri bugende nabi nubwo wari ugitezemo ntuzibone ariko bivuze ngo nimba wateguye igitaramo bivuze ngo uyu munsi kigapfa ejo birashoboka yuko cya gitaramo ushobora kongera ukagitegura kandi kikagenda neza Imana iguhereze umugisha cyane Mama Chantal rero mu biganiro tumaze iminsi tugira abadukurikiye bishimiye banakunze bahereyeho bajya kukwita Mama Marene rero yagarutse muramubona ko noneho yujuje ibisabwa yemeye kuba Mama Marene yanabyambariye icyambere reka tukubwire ngo wambaye neza murakoze n'ukuri n'abadukurikiye buriya bari bubikubwire muri comment iki kiganiro cyawe ngere ngo bazagikurikira ari benshi cyane uretse ko harimo n'ibyo mumaro ariko physical appearance yawe ubwayo nayo bafata igihe cyo kuyireba reka dushimire umuhungu wa nyoko bukwe yego nukuri ahari yubahwe sabira umugisha ku Mana imbaraga n'amavuta kuri we Imana ibimuhundagazeho nukuri kuko ngo urugo rwiza urumenyera ku mugore wa mugabo we aho uri hose rwose wigurira agafanta Mama Marene arasa neza pe yego erega ubundi umugore aba agomba kwambara neza umugore agasa neza mbese byose waje wikwije ni ukuri kandi muri byinshi uyu munsi ho biteye ukundi abadukurikiye bari bujye muri comment babivuge usa neza wambara neza bijyanye n'ikiganiro cyiza uri butange kuko iyo uri imbere ya kamera gutya uba uri imbere y'abiyubashye n'abiyandarika cyane cyane uba waje gufasha abiyandarika kugira ngo nabo biyubahe uri kumwe n'abakomeye ndetse n'aboroheje kameramani wacu ngira ngo ntaze kuturogoya aducungire isaha n'umunota tuganirire abantu Mama Chantal cyangwa Mama Marene tumaze igihe tuganira ku bintu ariko naje gutungurwa nuko mu nama y'umushyikirano aricyo umubyeyi mukuru wacu mu byo twatoje yitwa intore y'ikirenga ari we mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ari we mubyeyi wacu twese ku mpanuro yatanze niyo nshaka kugira ngo tugarukeho no kano kanya atangiza umushyikirano yagize ikiganiro cyiza cyane abantu nibwo nabonye ikiganiro cya excellence yego birakundwa bikanatangwa ariko mu minota mike cyane agisoza kuvuga iryo ijambo ryari ryamaze gukwira isi yose kubera iki ko nibyo abanyarwanda bavuga ngo yakanze ahababaza yafashe ahababaza noneho aha hantu hababaza ni hahandi twirirwa tuvuga kuri mikoro nubwo twe tinya wenda kwinjira nyirizina ariko uyu munsi nkeneye ko tuganirira abantu cyangwa wowe ufasha abantu kucyo umukuru w'igihugu yavuze mu magambo menshi mu mpuguro nyinshi yatanze harimo duke turi buvugeho twibanzweho n'abantu hanze social media mu biganiro mu tubari no mu nsengero ku bafite insengero zikora rwose bagiye babiganiraho kuko haba harimo nayo amakimbirane ahishwe mu gihe pasiteri yakabaye ahagaze muri rusengero nk'uko
perezida wa repubulika ahagarara mu gihugu Yego. ahubwo ugasanga hariya hagize intege nke Yego. yakoresheje ijambo ryabaye kimenywa hose cyangwa ryahise rikwira ahantu hose uwo munsi rivuga ngo ariko ubundi abantu babiri bananirwa kubana gute. ni ikibazo gikomeye cyane, abantu babiri batarimo uwa gatatu bashakanye, yego, umwe agashaka undi undi agashaka undi bakihuza bakaba babiri bari umwe. kandi abenshi nubwo wenda hariho abashobora kubikora bibatunguye, Yego. ariko kuba wafata gahunda yo kuvuga ngo ngiye gushaka bivuze ngo ushatse umuntu ukunze, ubundi gute bihinduka nyuma ukamwanga ukumva ko wa muntu atari umuntu wo kubana nawe. Yego. Numva ibintu tugiye kubyinjiramo neza tukagira uko iri jambo ryakoze ku mitima y'abantu benshi. Yego. Noneho abantu mu nzira no muri bisi agenda bavuga ati ariko se abantu babiri bananirwa kubana gute ubundi. Yego. Koko tuvugishije ukuri kugira aho batandukana, Yego. abantu babiri bananirwa kubana gute. Ni ikibazo gikomeye cyane. Umugore n'umugabo bananirwa kubana gute. Umugore n'umugabo rwose ntago ibintu byagakwiye. None nibazije kwa kuri wowe. Yego. Ndavuga nti iki kintu tugiye kugisesera ntabwo ari twe twabivuze, ariko byahaye umurongo mwiza ibiganiro byacu tumaze iminsi tuganira. Yego. Kuko ikibazo twibaza ni abantu barimo gusenya ingo. Yego. Igihe gito cyane, ngira ngo niho haje muri ya jambo marene. Yego. Marene ni umubyeyi wa kabiri uba ubonetse mu gufasha aba bana bagiye kubaka. Yego. Kuko perezida yagiye kure aravuga ngo ariko se nimba ku bana dawe bibaye munaniwe kumvikana, Yego. mwabiganiriyeho. Reka nse nutanga ishusho yose ubona aho uhera mu kuganira bano bantu. Aravuga ati abantu babiri bananirwa kubana gute. Yego. Ese da nimba bibaye mukaba mwabiganiriyeho, mwaganire ku cyo murimo gupfa gituma mushobora kugeraho mutandukana cyangwa umwe yambura undi ubuzima. Yego. None nimba mubiganiriyeho nabyo bikanga, mwakwihanganiranye. Yego. Ko buri wese agira aho aba yagize intege nke burya. Yego. None se kwihanganirana bisaba iki? Urumva yagendaga asa nubaza ariko yararimo agira inama abantu. Yego. Urumva mwakwihanganiranye. None se nimba kwihanganirana byanze havuyemo umwe akavuga ati ariko njyewe ibi ndabyihoreye ariko ntuzongere iki kintu, mbese sa naho havemo umuntu ubabarira undi. Wabarira undi. Habonekemo ubabarira undi. Yego. Kandi atanga imbabazi abwire mugenzi avuga ati ariko ibi bintu turabiretse ntibizongere. Yego. Ariko se nimba binongeye wakongera ukamwegera ukamubwira uti ariko ejo bundi twari twabivuzeho kandi twabirangije none birongeye ariko tubireke ntibizongere. Yego. Aramanuka arinda agera ku ijambo rivuga ngo nshaka kuza kwibandaho kuko niwe nyiri ikiganiro. Yego. Aravuga ati ariko se nimba ibyo byose binanze da mugiye gutandukana, icyabahuje ntimukigezeho, nimba ari no kubyara ntimubyaye, ariko se mwibuka ko ababyeyi baba batanze ibyabo babashyigikira kugira ngo mujye kubana. Ese ibyo byo mwabihaye agaciro? Yego. Iso yagurishije, hari n'abagurisha ubutaka agasatura igipande cy'umurima kugira ngo ashyingire umwana we. Hari n'ugurisha amatungo. Data n'inzu barayigurisha nshuti yanjye, bajya no muri banki. Ntujya wumva abo Scovia amaze iminsi avuga ati ni Kenisi ngire ngo avuga ati ufata gute credit yo kujya gukora ubukwe. Yego. Urumva? Ariko uko niko aba yagitekereje. Wenda nimba hari n'uburyo bwo kwishyura iyo credit simbizi. Byose bikorwa mwisi, ibyo dukora byose tubikora dushaka umunezero n'ibyishimo. Nawe yayifasha ajya gukora buriya bukwe aba ari ibyishimo, ariko agiriwe inama nuko atafata credit yo kujya gukora ubukwe. Nimba nanayifasha ariko se narondeze ngo nyuma y'ubukwe biri bugende biti. Icyo nagitekerezaho arasaranganya ku mpande zombi. Perezida rero yagiye kure aravuga ati ese nimba ibyo byose byanze mwahaye agaciro ubutunzi bw'aba babyeyi babatakajeho babakeneyemo ibyishimo, kuko kubana ko bashakanye ntago ari bo bagira ibyishimo gusa. Ibyishimo byabo bisangirwa na yambaga yabatahiye ubukwe, bisangirwa na ba babyeyi bababyaye bakabashyingira, bisangirwa n'abazabakomokaho, bisangirwa n'abo bakuranye. Mbese ibi byishimo mwabihaye agaciro. Yego. Kuki ni nko kuvuga ngo kuki mwebwe muhisemo kwibabaza cyangwa kubabazanya, ariko mukaba mugiye kubabaza n'abandi.
tuguhaye akanya iri jambo ry'uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni umubyeyi ajya inama iteka arabivuga urarihuza gute n'ibiganiro umaze iminsi kuko wowe wanagiye uravuga uti mbabazwa cyane na marene ushingira umwana akamwereka ko uwo muhungu amushingiye ari mwiza ari iki ejo agaca inyuma agatangira kumusenyera noneho biteye n'agahinda ahubwo akananamumutwara none ukurikije ibyo wigisha ibyo uganiramo abantu n'iri jambo umubyeyi wacu yatambukije urabihuza gute urafasha icyo abantu badukurikiye yego murakoze cyane iri jambo ry'umubyeyi ni ijambo rikomeye ni umubyeyi Imana ijya imuha umugisha uko bwije n'uko bukeye kuko urumva ni umubyeyi ubasha kureba akareba n'ibibazo ibibazo bikomeye kurenza ibindi biriho kuko iki kibazo cy'umugore n'umugabo bashobora kunanirwa kubana nicyo kintu ubona cyafashe intera cyane abantu kwihanganirana birimo birananirana ariko ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo bamaze kubana mu nzu ni ukuri baba bamaze kuba umwe pe kuko ntaho umwe aba agomba kugira ngo abe yahisha undi gukinga undi ntago ubundi uba wakagomba gukinga umugabo wawe cyangwa umugabo wawe ngo agukinge kuko muba mwamaze gusangira ibintu byose wenda ikintu gitandukanaho gatoya ni ukuba yararerewe hirya nawe ukarererwa hino ariko mu gihe mubanye ni ukuvuga ngo icyakabaye kibavuna ni uguhuza ibyo undi yazanye n'ibyo wazanye uvuga ngo uko warezwe n'uko yarezwe ubundi nicyo kintu cyakagombye kuba kibavuna gusa ariko mu bindi bintu byose by'imyubakire ariko nabyo mubiganiraho ngira ngo oya mubiganiraho ubundi nuvuga ngo umugore n'umugabo mu rugo uti ku bindi bintu byose nta na kimwe cyakabaye muhishanya kimwe mwakagombye guhishanya cyangwa se ngo kibe imbogamizi ikomeye cyane mu rugo bibe byavamo no gutandukana ni ukuri je ntabwo nkunda umugore n'umugabo batandukana kubera ko nta kibazo n'ikintu kimwe bagira mu buzima cyakabaye kibananira nk'ubu ngubu ntabwo giye nkunda umugore n'umugabo bagirana ibibazo wabishyire ku gasozi kuko nta kibazo n'iki na kimwe kibarimo hagati cyabananira kugikemura usibye kuba runaka yakumva yabizanamo abandi bantu n'undi akabizanamo abandi bantu urumvamo hagati muri bo yego inama bundi ni ukuba bakumvikana bakaganira bagahuza kandi ikindi bakagirana n'urukundo ibintu byose biyoborwa n'urukundo nta rukundo ruhari buri wese abanyamwigendaho mu rugo ariko ntago byagakwiriye yuko umugabo abanyamwigendaho umugore akabanyamwigendaho ahubwo igikwiriye nuko bagira kuganira bakumvikana kuri buri kintu cyose kuko agiye nk'uburyo mbyemeramo nta kintu ubundi kiri mu rugo rw'umugore n'umugabo cyakabaye kinanirana ugasanga umugore agize ikibazo arirutse agiye kubibwira umuntu wo hanze umugabo agize ikibazo aho kugira ngo yicaze uwo bashakanye babiganireho bashaka kuko nta kintu n'iki na kimwe kiri hagati y'umugore n'umugabo kitashakira umuti n'aba bantu ko ari babiri Imana iguhereza umugisha cyane mbere yuko dukomeza ikiganiro kuko ibyo umukuru w'igihugu yavuzeho ni impanuro nyinshi nziza tuzanaganira igihe tutaganiraho none ngo dusoze ari nayo mpamvu nahisemo utuntu nka dutatu wenda turi bwibandemo harimo nako yashorejeho avuga ati erega na bya bindi unaniwe kwihanganira kuri uyu ukagira nabo ukomeretsa urwo rugo ukaruvamo ngo naho ugiye urabihasanga ngo ndetse binashoboka ko ari igihe unasanga binasumba n'ibyo wahungaga ati ibyo rero mwakabaye mwihanganirana kuko naho mujye urumva muri abanyarwanda ni ukuvuga hari ibyo musangiye bitaturuka ku mahitamo y'umuntu mwisangamo mwese umuco ururimi imiterere nimba uri ari umugabo n'uwo mwari kumwe akaba ari umugabo igikorwa bahuriyeho bari abagabo we nta bubasha bwo kugihindura so ni ukuvuga ngo hariho n'ugira ayo mahitamo yo kuvuga ngo umugore arananiye
umugore ntabwo anyura mu buzima, ntabwo anyura mu buriri, ntabwo anyura hehe, yego yarangiza akihutira aho kugira ngo arebe ikintu gituma atamunyura mu buriri, ngo icyo kintu bagishakira umuti, kuko birashoboka cyane, aho kugira ngo babirebere hamwe babishakire umuti, ahubwo agahitamo kureba undi. Noneho yagerayo uzabibona ku bantu benshi, ugasanga hari uburyo atamazeho n'igihe, akongera akagaruka kuri wa wundi yagiye asebya, yagiye avuga nabi, ugasanga kuki aba yagarutse. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina tuganira, wenda twinjire no ku tubazo ndi bugene nkubazaho. Reka nk'ubusanzwe kuri televiziyo cyangwa se kuri channel yacu Umuco Family Gospel TV dutangirana isengesho, ubwo nuko twari twinjiye. Reka dusenge noneho twinjire mu kiganiro nyirizina. Uyu munsi nifuza yuko tusa naho tuza kugaragariza abantu itandukaniro y'ibirimo gusenya ingo nanone ahangaha, kuko uyu munsi harasenyuka ingo ntoya ariko nini nuko, kuko ejo muri uwo mushyikirano Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango nawe yagerageje kugaragaza ibipimo by'ingo zirimo gutandukana no munsi wa none, ugasanga ingo nto wenda ku myaka 3 gusubiza hasi zirimo gutandukana ku bwinshi, izi ku myaka 10 kuzamura zirimo gutandukana nazo umubare runaka, 20-30 kuzamura muri 50 nazo, ni ukuvuga ngo buri cyiciro cy'ingo zirimo ziratandukana. Uyu munsi urajya mu bantu b'imyaka bari muri pansiyo, ugasanga barimo bararwana no gutandukana cyane. Abashakanye umwaka ushize mu kwa 12 abenshi niho bashyira ubukwe, uyu munsi mu kwa mbere twinjiye mu kwa 2 ugasanga barimo baragerageza uburyo bwo gutandukana cyane rwose. So urasanga iki cyamaze kuba ikibazo kiremereye cyane. Ndi bukenereye ko turi buganire, wenda ndi bukuyobore muri icyo kiganiro nkurikije amakuru mfite, ariko tutagiye kure y'impanuro z'umukuru w'igihugu ku abana bato cyangwa se abashakanye vuba barimo gutandukana. Nicyo kimibonano idahagije cyangwa se itanyuze nacyo kirimo, ariko si cyo cyane, ahubwo bari basanzwe bari mu rugo. Uyu munsi ni nkaho bo batandukana, ikiri hejuru cyane nuko kutanyurana, kutanyurwa ngo kubijyanye noneho n'inshingano yo kubaka urugo cyangwa se y'imibonano nyirizina, akaba ari byo batanyura. Rero turi bugaragariza abantu wenda agasumbanaho kari, kuko abakiri bato bagendera kuri byinshi, ni ukuvuga ahubwo banza uduhe isengesho noneho twinjire nyirizina. Yego Mana, turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, ukadukunda tutarabo gukundwa. Muri aka kanya tugushimiye yuko ngiye kutwemerera tukajya imbere ya kamera, tukaza ku Mwami Imana nyiribihe. Ndaguhamagaye kugira ngo utugire mikoro urangurure, kuko ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Mana, turi kuganira ku biganiro by'umuryango, reka kugira ibyo uhindura mu muryango, ibitagenda bigende, ibidakunda bikunde, abagore n'abagabo bahe kumvikana, Mwuka Wera ajya kubana nabo. Uwiteka ntibakajye kure yawe, ibyo bakora byose bajye bakubanza imbere, kuko iyo wabanje ibintu byose birakunda. Ngakomeza ubane natwe rero, utugirire neza. Nidusozanya nawe turagushima tuguhimbaza kubw'ibyo dukoreye none n'iteka ryose. Amen. Murakoze. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina nyuma y'isengesho. Na benshi bagiye bashima Imana ku bw'isengesho dusenga cyangwa se dusabira abantu. Ntago nari nzi ko bibubaka, mbona tubikora nk'umugenzo wa Kristo, ariko rifite benshi barimo gufashwa n'isengesho bwaryo. So rero no gusengera abangaba nabyo ni byiza. Twinjire mu kiganiro. Umukuru w'igihugu aravuga ati abantu babiri bananirwa kubana gute? Ese nimba hari n'icyo kirimo kubagora, kuki batakiganiraho? Ese nimba no kukiganiraho byanze, kuki hatavamo umwe muri bo akababarira mugenzi we, wenda ko yakoze ikosa kwejo nawe ashobora kuyikora? Ni ukuvuga ngo abajya gutandukana baba bashinjanya amakosa, noneho wowe havuyemo umwe akababarira mugenzi we, ndetse yewe byanakongera ukongera ukamwibutsa yuko
atari byiza ko ejo mwari mwabirangije nanone mukabirangiza. Yego. Ese nimba ibyo byanze byose mukaba mugeze ku gihe cyo kwemera gutandukana, mwahaye agaciro, ni nko kuvuga ngo sosiyete nyarwanda, ababyeyi banyu we yakoresheje ijambo rivuga ati ese mwahana agaciro ubutunzi ababyeyi banyu baba urumva gutangira kurera umwana akivuka agasoza amashuri, twe kureba ubutunzi bwo umubyeyi yafasha ajya gushyingira umwana we, duhere inyuma hariya. Ese ko yabareze ubwo butunzi akabamenaho agira ngo uyu munsi muzamwubahisha ikintu kimwe, kuba umubyeyi nkawe, none mukaba mubimye n'abuzukuru, buriya ni nkaho byose byari bikubiyemo, mukaba mugeze ku rwego mutandukana mutabahaye n'umwuzukuru. Ntimwahana agaciro n'ibyo nibura babatanzeho. Urumva ryari ijambo rikomeye cyane. Urumva noneho arangije asozanya ijambo rikomeye naryo nshaka kugira ngo uze gutindaho, rivuga ngo ese aho ngaho mujya, ni ukuvuga ngo abatandukana, wowe usaba gatanya mwe mutandukana, aho mujya ko nibi murimo muhunga naho biriyo muri bubisangeyo, niho muzabigenza gute? Yewe rimwe na rimwe ko ushobora gusanga n'ibyo mujyamo ari na bibi cyane kurusha n'ibyo muvamo. None ndashaka kugira ngo dufashe aba bantu, harimo ingingo 3 nshaka ko uza kuganiriramo. Ingingo ya mbere ni icyo kivuga ngo kuki abantu babiri bananiranwa. So no kuvuga ngo ikintu cya mbere ndahita mpera ku bantu bagiye kurushinga. Yego nabo tagete cyane rwose. No kuvuga ngo ibintu byose ubundi byakabaye binagenzurirwa muri kwa mbere yo kuba umuntu nundi bafata umwanzuro wo kubana. So no kuvuga ngo habe wenda ari umukobwa cyangwa umusore muri gufata umwanzuro wo kuvuga ngo mubane, genda uzi neza yuko ntago ari paradizo ugiyemo gusa. Uru rugo rwaba paradizo, ariko umenye neza ko atari paradizo ugiyemo. Kandi ikindi, mbere yuko ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kubaka, banza wisobanukirwe uwuriwe. Niba wumva izi nshingano ugiyemo uzazishobora cyangwa se utazazishobora, kuko hari n'ugerayo agasanga hari ibitandukanye n'ibyo yatekerezaga yuko azahurirayo, intege zikamubana nkeya, kwihangana bikamubana bikeya. Ikintu cya mbere rero ku bantu mumaze kurugeramo, menya neza yuko ikintu cya mbere no kwihangana, cya kabiri ni imbabazi, cya gatatu ukunda umuntu mubana. Wumve yuko mu gihe wumve ko yakosa, ntabwo ari marayika mugiye kubana, ntabwo ari mutagatifu mugiye kubana, kandi nawe umenye yuko wakosa. Rero jewe ku bantu babiri babana, ntabwo nibaza yuko kubana byakabaye binanirana. Yego. Ikintu cya mbere rero ni mugire ikisi nk'abantu muri mu rugo mwamaze kurugeramo, mwumve mu mitima yanyu, mwumve guca bugufi, ko nicyo kintu cya mbere. Iyo ubashije guca bugufi, niho hahandi uzihanganira umuntu ukabasha no kumubabarira. Ariko niba nta mbabazi ugira muri wowe, kubaka bizakugora. Niba nta mbabazi umuntu agira mu mutima we, kuko mu rugo umuntu ahuramo n'utuntu twinshi, biba bisaba kwihanganira umuntu, biba bisaba kumubabarira. Hariho nubabarira akarwara inzika, ibintu akabigumisha mu mutima we, nejo haba akantu ukasanga ibintu yabizanye ari bibisi, none ibintu bikarangira bibaye bibi kurushaho. Bibaye bibi. Rero n'uvanga ubundi umugore n'umugabo, niba habaye akantu ukabasha kumwihanganira ukamubabarira, mubabarire birangire. Kuko uyu muntu ni umuntu muzabana ubuzima bwanyu bwose. Bivuze ngo urasabwa kugira imbabazi zihoraho muri wowe. Hari nubabarira kenshi yarangiza kwiza imbabazi ngo ngiye ngo mpora ngo mubabarira ngo sinabivamo. Kere kuzi neza yuko nyine mutandukanye, ko nibona twarigiye tuzavuga no kuri ririya sezerano, kuri ari amagambo bavuga barimo gusezerana, tuyaganire, mugomba no kuyaha agaciro. Tutanarebye no kuvuga ngo wenda ngo ubutunzi ngo iki, uwo mwanya wo wonyine mwataye, ugata umwanya ugatesha abantu umwanya, bakirwa bakwirukankaho, bakirwa babiri. Hari n'abakodesha imyenda yo gutaha ubukwe cyane rwose, ugasanga hari abatwerera, ugasanga umuntu akumenyeho ubutunzi bwe, warangiza warumaramo amezi 3, 5 ugatangira kwigira
kandi ntabwo ibi bintu bikwiriye. iri jambo ririmo rirasobanura iki? Ugasanga abantu bari guhitamo. Iri jambo rya perezida rirasobanura iki? Ni gute abantu babiri bananirwa kumvikana ku bana? Ni ikibazo gikomeye. Ni mwebwe ubwanyu mwabihisemo ku bana, nta muntu wabahatirije. Aha hantu wumva yarashakaga kuvuga iki nyirizina? We ubwe nk'umwigisha w'imiryango. Yego. Perezida aravuga ati ni gute abantu babiri? Urumva ni nk'ikibazo yatubajije twebwe. Kuko nuko nanze kubijyamo cyane, ariko yageze naho avuga ati ariko se nimba n'ibyo byose byanze ko mukizwa ubwo yabwiraga nkatwe nawe ko mufite nuko mwemera Imana mwabisengeye bikarangira. Ese n'isengesho ryabuze. Urumva uyu munsi ikiganiro cyawe kirakomeye cyane kuko wahuye n'umutoza zirusha intambwe, umutoza mukuru. Ko iri jambo rye haba mu byanditswe no mu muco risa naho ridadiye. None dukore aka kantu kamwe kavuga ngo ese nkawe Chantal ubona niki gituma abantu babiri bananirwa kubana? Oya, ni ukuvuga ngo bubwabo ko ari babiri. Yego. Kunanirwa kubana ni kwa kutamenya inshingano. Uri kubyumva? Uyu mugore abaye azi neza inshingano, akunze urugo, yananirwa kubana n'umugabo gwe. No kuvuga ngo amenye inshingano yamujyanye muri rwa rugo. Niko kuri icyo kintu cyambere. Umenye ngo buri umwe muri bo namenye inshingano yamujyanye muri uru rugo. So no kuvuga ngo kuri bano bantu babiri rero nuvuga ngo ntabwo biba ari byiza yuko nuvuga ngo ubundi iyo bageze ku rwego rwo kunaniranwa, umwe abazamuka n'undi akazamuka. Ariko abantu babiri iyo havuyemo umuntu wemera guca bugufi akagendera hasi, byanze bikunze uru rugo ruraramba kandi rukarama. Ibyo ari byo byose n'iminsi myinshi bakabana neza, kubera ko nuvuga ngo niba umugabo cyangwa se wenda umugore ubona nyine adashobotse, ukabona afite ibintu byinshi, afite amagambo menshi, bivuze ngo hariho igihe bisaba yuko umugabo amagambo yagabanya, aca bugufi. Niba uciye bugufi uyu muntu muzarambana bikundi, ariko niba uri hejuru umugore akaba hejuru, nta hantu bano bantu bazahurira. Byanze bikunze rero haba hagomba kuvamo umuntu ugira gute, ucira undi bugufi. Niho ahandi ho azakora nikosa mu gihe umucira bugufi, nakora ikosa wumve hajemo kuma n'ubundi nyine agira amahana ndengeje. Ukagira gute, ukagira imbabazi muri wowe, ukavuga uti kuko nkunze kubaka, niba koze ikosa ndanamubabarira atanasabye imbabazi. Yego. Ibyo bintu bizatuma mugira gute, murambana. Rero abantu babiri bananiwe kubana, ari umugore n'umugabo, umuntu umwe niba ari hejuru undi akaba hejuru, nta hantu bano bantu bahurira. Urakoze cyane. Uravuga uti nukunga muri ririya y'umukuru w'igihugu amaze gutanga umurongo nka kuriya ubundi ku amen. Murakoze. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina nyuma y'isengesho. Na benshi bagiye bashima Imana ku bw'isengesho dusenga cyangwa se dusabira abantu. Ntago nari nzi ko bibubaka, mbona tubikora nk'umugenzo wa Kristo, ariko rifite benshi barimo gufashwa n'isengesho ubwaryo. So rero no gusengera abangaba nabyo ni byiza. Twinjire mu kiganiro. Umukuru w'igihugu aravuga ati abantu babiri bananirwa kubana gute? Ese nimba hari n'icyo kirimo kubagora, kuki batakiganiraho? Ese nimba no kukiganiraho byanze, kuki hatavamo umwe muri bo akababarira mugenzi we, wenda ko yakoze ikosa kwejo nawe ashobora kuyikora? Ni ukuvuga ngo abajya gutandukana baba bashinjanya amakosa. Noneho wowe havuyemo umwe akababarira mugenzi we, ndetse yewe byanakongera ukongera ukamwibutsa yuko atari byiza ko ejo mwari mwabirangije nanone mukabirangiza. Ese nimba ibyo byanze byose mukaba mugeze ku gihe cyo kwemera gutandukana, mwahaye agaciro. Ni nko kuvuga ngo sosiyete nyarwanda, ababyeyi banyu, we yakoresheje ijambo rivuga ati ese mwahana agaciro ubutunzi ababyeyi banyu baba urumva gutangira kurera umwana akivuka agasoza amashuri, twe kureba ubutunzi bwo umubyeyi yafasha ajya gushyingira umwana we, duhere inyuma hariya. Ese ko yabareze ubwo butunzi akabamenaho agira ngo uyu munsi
muzamwubahisha ikintu kimwe, Yego. kuba umubyeyi nkawe. Yego. None mukaba mubimye n'abuzukuru, buriya ni nkaho byose byari bikubiyemo, Yego. mukaba mugeze ku rwego mutandukana mutabahaye n'umwuzukuru. Ntimwaha n'agaciro n'ibyo nibura babatanzeho. Urumva ryari ijambo rikomeye cyane. Yego. Urumva noneho arangije asozanya ijambo rikomeye naryo nshaka kugira ngo uze gutindaho, rivuga ngo ese aho ngaho mujya, ni ukuvuga ngo abatandukana, Yego. wowe usaba agatanya mwe mutandukana, Yego. aho mujya ko nibi murimo muhunga naho biriyo, Yego. muri bubisangeyo, niho muzabigenza gute? Yego. Yewe rimwe na rimwe ko ushobora gusanga n'ibyo mujyamo ari na bibi cyane kurusha n'ibyo muvamo. Yego. None ndashaka kugira ngo dufashe aba bantu. Harimo ingingo 3 nshaka ko uza kuganiriramo. Yego. Ingingo ya mbere ni icyo kivuga ngo kuki abantu babiri Yego. bananiranwa. So ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ndahita mpera ku bantu bagiye kurushinga. Yego, Nuvuga ni nabo ngo- tagete cyane rwose. Yego. Ni ukuvuga ngo ibintu byose ubundi byakabaye binagenzurirwa muri kwa mbere yo kuba umuntu n'undi bafata umwanzuro wo kubana. So ni ukuvuga ngo habe wenda ari umukobwa cyangwa umusore muri gufata umwanzuro wo kuvuga ngo mubane, genda uzi neza yuko ntago ari paradizo ugiyemo gusa. Uru rugo rwaba paradizo, ariko umenye neza ko atari paradizo ugiyemo. Kandi ikindi, mbere yuko ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kubaka, banza wisobanukirwe uwo uriwe. Niba wumva izi nshingano ugiyemo uzazishobora cyangwa se utazazishobora, kuko hari n'ugerayo agasanga hariyo ibitandukanye n'ibyo yatekerezaga yuko azahurirayo, intege zikamubana nkeya, kwihangana bikamubana bikeya. Ikintu cya mbere rero ku bantu mumaze kurugeramo, menya neza yuko ikintu cya mbere ni ukwihangana, icya kabiri ni imbabazi, icya gatatu ukunda umuntu mubana. Wumve yuko mu gihe wumve ko yakosa, ntabwo ari marayika mugiye kubana, ntabwo ari mutagatifu mugiye kubana, kandi nawe umenye yuko wakosa. Rero jyewe ku bantu babiri babana, ntabwo nibaza yuko kubana byakabaye binanirana. Yego. Ikintu cya mbere rero ni mugire ikisi nk'abantu muri mu rugo mwamaze kurugeramo, mwumve mu mitima yanyu, mwumve guca bugufi, ko nicyo kintu cya mbere. Iyo ubashije guca bugufi, niho hahandi uzihanganira umuntu ukabasha no kumubabarira. Ariko niba nta mbabazi ugira muri wowe, kubaka bizakugora. Niba nta mbabazi umuntu agira mu mutima we, kuko mu rugo umuntu ahuramo n'utuntu twinshi, biba bisaba kwihanganira umuntu, biba bisaba kumubabarira. Hariho n'ubabarira akarwara inzika, ibintu akabigumisha mu mutima we, n'ejo haba akantu ugasanga ibintu yabizanye ari bibisi, none ibintu bikarangira bibaye bibi kurushaho. Bibaye bibi. Rero nuvuga ngo ubundi umugore n'umugabo, niba habaye akantu ukabasha kumwihanganira ukamubabarira, mubabarire birangire. Kuko uyu muntu ni umuntu muzabana ubuzima bwanyu bwose. Bivuze ngo urasabwa kugira imbabazi zihoraho muri wowe. Hari n'ubabarira kenshi yarangiza ngo izi mbabazi ngo ngiye ngo mpora ngo mubabarira ngo sinabivamo. Kere kuzi neza yuko nyine mutandukanye, kuko niho twari igihe tuzavuga no kuri ririya sezerano, kuri ari amagambo bavuga barimo gusezerana, tuyaganire, mugomba no kuyaha agaciro. Tutanarebye no kuvuga ngo wenda ngo ubutunzi ngo iki, uwo mwanya wo wonyine mwataye, ugata umwanya, ugatesha abantu umwanya, bakirwa bakwirukankaho, bakirwa babiri. Hari n'abakodesha imyenda yo gutaha ubukwe cyane rwose, ugasanga hari abatwerera, ugasanga umuntu akumenyeho ubutunzi bwe, warangiza warumaramo amezi 3, 5 ugatangira kwigira hayi, kandi ntabwo ibi bintu bikwiriye. Iri jambo ririmo rirasobanura iki? Ugasanga abantu bari guhitamo. Iri jambo rya perezida rirasobanura iki? Ni gute abantu babiri bananirwa kumvikana ku bana? Ni ikibazo gikomeye. Ni mwebwe ubwanyu mwabihisemo kubana, nta muntu wabahatirije. Aha hantu umva yarashakaga kuvuga ikinyirizina, we ubwe nk'umwigisha w'imiryango. Yego. Perezida aravuga ati ni gute abantu babiri, urumva ni nk'ikibazo yatubajije twebwe. Kuko nuko nanze kubijyamo cyane, ariko yageze naho avuga ati ariko se nimba n'ibyo byose byanze, ko mukizwa ubwo yabwiraga nkatwe nawe, ko mufite nuko mwemera Imana, mwabisengeye bikarangira. N'isengesho ryabuze,
urumva uyu munsi ikiganiro cyawe kirakomeye cyane kuko wahuye n'umutoza uzirusha intambwe umutoza mukuru ko iri jambo rye haba mu byanditswe no mu muco risa naho ridadiye none dukore aka kantu kamwe kavuga ngo ese nkawe Chantal ubona niki gituma abantu babiri bananirwa kubana? Oya ni ukuvuga ngo bubwabo ko ari babiri yego kunanirwa kubana ni kwa kutamenya inshingano. Uri kubyumva? Uyu mugore abaye azi neza inshingano akunze urugo yananirwa kubana n'umugabo gwe. No kuvuga ngo amenye inshingano yamujyanye muri rwa rugo. Niko kuri icyo kintu cyambere. Umenye ngo buri umwe muri bo namenye inshingano yamujyanye muri uru rugo. So no kuvuga ngo kuri bano bantu babiri rero nuvuga ngo ntabwo biba ari byiza yuko ngo ubundi iyo bageze ku rwego rwo kunaniranwa umwe abazamuka n'undi akazamuka, ariko abantu babiri iyo havuyemo umuntu wemera guca bugufa akagendera hasi byanze bikunze uru rugo ruraramba kandi rukarama, ibyo ari byo byose n'iminsi myinshi bakabana neza, kubera ko nuvuga ngo niba umugabo cyangwa se wenda umugore ubona nyine adashobotse ukabona afite ibintu byinshi afite amagambo menshi, bivuze ngo hariho igihe bisaba yuko umugabo amagambo yagabanya aca bugufi. Niba uciye bugufi uyu muntu muzarambana bikundi, ariko niba uri hejuru umugore akaba hejuru nta hantu bano bantu bazahurira. Byanze bikunze rero haba hagomba kuvamo umuntu ugira gute ucira undi bugufi, niho ahandi ho azakora nikosa mu gihe umucira bugufi nakora ikosa wumve hajemo kuma n'ubundi nyine agira amahana ndengeje, ukagira gute ukagira imbabazi muri wowe ukavuga uti kuko nkunze kubaka niba koze ikosa ndanamubabarira atanasabye imbabazi. Yego ibyo bintu bizatuma mugira gute murambana. Rero abantu babiri bananiwe kubana ari umugore n'umugabo, umuntu umwe niba ari hejuru undi akaba hejuru, nta hantu bano bantu bahurira. Urakoze cyane, uravuga uti nukunga muri ririya y'umukuru w'igihugu amaze gutanga umurongo nka kuriya ubundi kuko aba yavuze yeruye kandi iri jambo ryo yarivuze ubona yuko hari abarimo gutunga urutoki. Cyane cyane ko yeruye akagaragaza aba barimo gusenya aribwo bagishyingirana. Nibo yibutsa agati mujye munibuka ko hari ibyo ababyeyi baba batakajeho kugira ngo mujye kubana mu biha agaciro. Urumva? Noneho ndibaza ngo ese uyu munsi dufite ikibazo cy'ingo zisenyuka zimaze igihe, ingo zisenyuka aribwo zikishingwa, n'ingo zisenyuka zifite n'uburambe muri bya bindi. Umuntu akibaza se ubundi hari igisobanuro cy'urushako, hari urugero rw'urushako rwiza twabona cyangwa umuntu arwishakamo akurikiza ubushobozi bwe? Urumva iyi minsi dusohoyemo ni iminsi itoroshye, ni iminsi igoye buri muntu ari we wese, aho usanga nyine nk'uko bivuze abamaze imyaka, kuko ni benshi tuba duhura nabo mu buzima bwa buri munsi, ugasanga umuntu arumazemo imyaka 20 arumazemo imyaka 30, ariko ugasanga kurugumamo byananiranye. Ariko nanone ahangaha ngaruka nkavuge nti hariho igihe cyane cyane wenda ndibuze ku ruhande rw'abadamu, hariho nk'umudamu uba umaze nk'imyaka nka 30 mu rugo cyangwa imyaka 20. Sasa aho kugira ngo yumve yuko uru rugo rukimeze nk'uko yatangiye, nibyo ujya gushyika imyaka 20 mu rugo wararwanya urugamba rwinshi, waraciye muri byinshi. Ntabwo iyi myaka nta kintu gisanzwe kidasanzwe wahuriramo nacyo cyakunanira kwihangana nkurikije n'urugamba uba wararwanye na mbere. So ni ukuvuga ngo hariho igihe habaho kuvuga ngo uru rugo ni urwanjye dumazemo imyaka iyi n'iyi nararufatishije byararangiye, bikagutera kuba wakumva inshingano watangiranye ukirugeramo, ukumva ko hari hizo uri bukwepe, ukumva bimwe ntibikikureba, ukumva gusasa ntibikikureba, birareba umukozi ufite mu rugo, birareba umwana wabyaye, kandi za nshingano uko watangiye runo rugo. Erega rimwe na rimwe na mugenzi wawe kuri uwo mwaka hakagira nk'intege nke runaka ajyamo zimugaragaraho, sibyo? Izi ntege nke zimugaragayeho
nazo ugomba gutekereza ukavuga uti mu myaka 30 yadukanye ingeso runaka yari yarampishe uru rugo rwakomeza rukabaho. Urumva uracyafasha aba bantu bashya bagiye kwinjira mu rugo. Ni ukuvuga ngo najya gufata icyemezo avuga ati ese uyu mugabo arankunze, uyu mugore arankunze, ni sheri shushu, ariko se ejo ninkubitana n'inzaduka ikintu cyadutse gishya, twebwe mu mvugo nziza turavuga ngo intege nke runaka yaba yagiyemo, hari igihe aba yaraguhisha ingeso ye, ariko iteka igihe cyose azayikwerekera tuvuga ko ari uko byaje, ari uwo munsi byaje, sibyo? Kandi kuko kuri mwe nibwo biba bije koko. Nimba umugabo utarigize umukekaho ubusambanyi n'iki, sibyo? Mu myaka 20 ukabona atangiye kugendana na twa dukobwa, hari umugore njya nkurikira uvuga uti ntago abakobwa ari bo basenya, bari abakobwa basambanywa nyine abagabo bajya gusambanya, bari abana b'abakobwa atabagore barishuka bakikoma abana b'abakobwa ngo barabasenyeye, ati nyamara ntago ari bo baba basenyeye, ahubwo uyu mugore niwe uba wisenyeye utashoboye kuzirikana ngo umugabo wanjye nabagiye mu ntege nke zo gushaka abandi bagore nzabyitwaramo gute, nzabyakira, nzamwegera, nzabiganiraho nawe, tuzakemura ikibazo gituma agenda niki, kuko abakera baranaganiraga nko ku bantu bagize ikibazo cyangwa se bahuye n'ikibazo cyo kutabyara, kwa kunda abaganga bagaragaza bakavuga ati uyu ni muzima wenda afite ikibazo, basanga abantu baricaye baganira kamuha uburenganzira akavuga ati shakisha umwana, nzanamurera, nta kugira ngo nitwe ingumba, wenda nimba nshobora gukoresha ikinyarwanda ariko reka nkihorere kuko kinumva bakeya, washaka kana urumva baba byavuye mu biganiro, uyu mwana kandi araza agakundwa akaba nk'umwana hari, sibyo? Noneho aba bantu bato turimo tuvugaho bo warusubiyeho, nibatekereze ngo ku myaka 20 hari icyumwe muri mugenzi wanjye yadukanye, nabigenza gute? Nasenya ya myaka 20 twabanye n'ibyo tugezeho, cyangwa nakwihanganira imbere kuko yo ntayizi, ko ntuzi nimba ari umwaka umwe muzamarana nimba ari 2, urumva iyo mwarangije urayizi, ariko iri imbere ntuyizi, ushobora kunenwa kwihangana wenda byari ukwezi kumwe ukitahira cyangwa se wagataha, sibyo? Ugasanga bibaye wamaze kuvamo, hari igihe binasenya n'imiryango, bavuga ati do baratandukanye none aramwishe, kandi wenda nakaba baririmbye ngo unaniwe warugeze kumbugiro, warugezeho urugamba rurangira. Komeza ubwira aba bantu ubwo nari nkisanishije n'ijambo wari ukomojeho, uvuga uti aba bantu batoya wari ubasimbutse ugiye ku myaka 20, yuko hari icyo baba baragezeho, hari icyo baba barakoze kugira ngo bagere ku ya myaka 20, barahitamo gusenya ibi bakozeho cyangwa kwihanganira ibyo batazi, uko ibiri imbere ntibabizi bose. Oya no kwihangana, nushake ube warayushingiwe rino joro, menya yuko ejo ibintu bitagenda neza, muri kwa kutagenda neza ubundi ni naho turi butinde, ko nicyo gituma batandukana. Ahangaha niba uvuga ngo ntabwo niba winjiye mu rugo uwo munsi, reka gutekereza yuko azahama kwita sheri gusa, azahama kwita shushu gusa, ejo byahinduka kuko ni umuntu, nawe uri umuntu, nawe ubwo ushaka kumuhinduka hakagiramo igihindukamo, ahubwo menya ngo ejo nejo bundi hashaka kugira igihinduka, ariko nibihinduka nzabigenza gute, ari nacyo warumbajije. Ikintu cya mbere ni ukumuha imbabazi no kwihangana, nuko babarira. Niba mumaranye imyaka, ntago bivuze ngo niba habayeho ikintu runaka, burya n'umuntu umaze imyaka 3 mu rugo aba yarwanya urugamba, umaze 5 aba yarwanya urugamba, reka no kujya kurujyamo ni urugamba urwana muri fiançage mu guteretana n'iki. Yego, so ni ukuvuga ngo rero aba bantu ko ari babiri, niba ubonye nyine urugamba rwahinduye isura, byahindutse nyine byabaye ukundi kuntu, shaka ukuntu uca bugufi, numara guca bugufi wemere kuganira nawe, ubundi mu kuganirira ni ibintu biri busobanuke, niho haboneka igisubizo, naho habayeho mu gushwana kugirana ibibazo nihabeho kuganira, niho handi uzasanga umwe afata umwanzuro wo kwahukana kagenda, umugabo ugasanga, kuko abenshi bo nabonye basigaye banazinga ibikapu bakagenda ari abagabo, ugasanga aragiye, ugasanga afashe umwanzuro wo kujya muri ghetto, yikuye mu bana be, yikuye ku mudamu we, ngo ahunze icyo ubwo urumva nyene no guhunga inshingano.
ni uguhunga inshingano kuko abaye atari uguhunga inshingano yakwicaza uwo bashakanye akamubwira ati ko mbona ibintu biri gupfira bigapfira dukora iki. hari n'umwicaza ngo inshuro 2-3 icyo baganireho bakanemeranyaho ntigikorwe ngira ngo bariya nibo perezida yabwiraga avuga ati wongera umwibutse ko n'ejo wakihanganiye ko na n'ubu kihanganiye ariko nibinanga aho kugira ngo uzinge icyo gikapu nuko warufuza abagabo bazinga ibikapu dushaka inkoni ngira ngo tubakubita wa mugani wa perezida abagabo bazinga ibikapu arazinga ibikapu ajya he ibaze kuzinga arabishyira Imana se agenda abwira ubwo mba ngiye kure cyane aho niho umukuru w'igihugu yavugaga ati nimba bigeze ko ibiganiro byanyu byose binaniranye sibyo aho kugira ngo uzinge ibikapu ugende sibyo cyangwa se n'iki kintu ntituze kukijya kure mama Chantal cyabicana burya waho ni ngo abahunze ngo kwica uriya mugore cyangwa se umugore abahunze kwica uyu mugabo cyangwa se hari n'ubuhunze ngo batamwica sibyo aho kugira ngo bigere ku rugo rwego ni mwibuke iby'agaciro byabatakayeho sibyo noneho nushobora kwibuka ukavuga uti data yandeze avuga ngo uzagira urugo uzabyare uzagire gute none se bo ibyo ndimo kubona uyu mugenzi wanjye arimo kungoramo nibyo data yanyubatse igifite agaciro n'iki bashyire ku munzani wongere uve ku bintu cya kindi cyabateranyaga ukireke burundu. Kandi ikindi kintu hari umudamu twaganiriye mu kiganiro cyo uheruka kugirana ikiganiro ntabwo wari uhari aravuga ati hari abantu baburana ngo abagabo ngo barimo kuba inganzwa abagore barashaka kubagira inganzwa arangije bajya kure aravuga ati Bibiliya igaragaza sogokuruza wacu twese mu banyamasengesho mu basenga bazi ko ari Aburahamu mu kwemera kwinshi urumva bavuga ko ari Aburahamu ni sekuruza w'amahanga atari ko wemera ko Aburahamu ari we wagaragaje ubuganzwa wemeye ubuganzwa ati se Imana yamuhaye umugisha cyangwa yarawumwimye bya bine tuvuga ngo nta mugabo w'inganzwa uzajya mu ijuru Aburahamu ntiyagiye mu ijuru uwo muntu yashyize kure cyane ndatekereza ndavuga se ubuganzwa bwe aravuga ati ubuganzwa bwa mbere bwabaye kuri Aburahamu amaze kugira intege nke zo kutabyara cyangwa se guhura n'ikibazo cyo kuba atabyara n'umugore we sibyo Imana yakomeje kumubwira ngo uri se w'amahanga yose urubyaro ruzagukomoka ruzangana n'umucanga wo ku nyanja akomeza kwizera ijambo ry'Imana ariko kugira ngo urugo rurame rwa Aburahamu ngo Sara yabwiye Aburahamu ngo fata umujakazi wanjye umubyareho umwana umumpemuriraho kugira ngo mfe ntareze sibyo Aburahamu aramubwira ati Imana ibyo ntibishaka yaduhaye isezerano ko tuzabyara undi aramubwira ati sinjye ubikubwiye Aburahamu ngo yaremeye abinganzwa yumviye umugore aragenda atera inda umuja we arabyara umwana amuhereza Sara muri icyo gihe Imana iraza ibwira Sara ngo fata umwana wawe noneho uturuka mu nda yawe abana ba Aburahamu bababaye babiri sibyo none baravuga bati ese kw'Imana itahaniye Aburahamu ko yaryamanye n'umuja akamubyaraho umwana suko icyatumye itamuhana suko yumviye umugore we kugira ngo ikibazo gikemuke bagume hamwe Imana ibahere hamwe umugisha noneho tubwire abagabo bene data batwumva wenda akakora inkari njye washenye ubuganzwa butanga igisubizo Imana ntiyabukwimira ijuru nk'uko bamwe bavuga cyane sibyo uwo muntu yagiye kure aravuga ati noneho ariko se tubanze turebe koko umukuru w'igihugu turimo turashaka kubwira aba bantu kubibutsa icyo perezida yavugaga ati umukuru w'igihugu ibaza umuntu urwana n'ibibazo by'iki gihugu ubwacyo n'icya komini imwe kiratunanira ibaza urananirwa ibyo mu nzu yawe we arafata inzu ziri muri iki gihugu akarwana n'ibibazo byazo abakennye ababyaye abana badashobora kurihirira iki agahangana n'ibihugu hanze y'igihugu cye ariko urugo rwe rukabaho akarobeshaho ese kuki utakwigira kuri uyu muntu akavuga uti byibuza njyewe nta nubwo mpangana n'akagari simbeshejeho akagari karwane n'urugo rwanjye vuga n'ingo eshatu ni iby'iwawe gusa mu rugo iby'iwawe ibi bintu bikunaniza iki ku buryo mugeraho mujya gutandukana
Chantal wafashije aba bantu koko so ni ukuvuga ngo cyane cyane abo bakiri batoya ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ubundi kwinjira mu rugo ukavuga ko ugiye kubaka menya ko nyine kubaka nawe umva iryo jambo kubaka ni imvune ni ugushaka ibi cyane ukuzana biriya ni byiza harimo n'ibibi ni byinshi uhuriza hamwe ni byinshi uhuriza hamwe ariko mugani twagakwiriye no kwigira ku mukuru wacu w'igihugu umuntu uhangana n'ibibazo byose tubona hakaba hari ibyo tuzi n'ibyo tutazi uri kubyumva akabibasha guta umuntu ubwe y'u Rwanda barwogagiza hanze ko ari igihugu cy'igitangaza baza kwigiraho hari n'ibyo aba yamaze gukora no hanze hari ibyo aba yakozeyo twe tuba tutazi rero ikintu gihari kandi n'urugo rwe rukabaho so ni ukuvuga ngo nk'abantu badukurikira ubundi nimujya munumva n'ibiganiro nk'ibi ngibi jya ukuramo ibintu bigufasha yego ntabwo ari ukuvuga ngo byose turabiteruye ngo tubirunde mu mutwe reka fatamo ibintu nka bingahe bikugirira umumaro niba umukuru w'igihugu yavuze nk'ijambo nk'iri ngiri mu by'ukuri nuryumva unashyire mu bikorwa ibyo yavuze se urumva atavuze byinshi ariko se ko nakuyemo tutune uko niko kuri gira ikintu ukuramo reka kumva ikiganiro cyabaye gutyo n'ijambo yavuze uritaho ngaho uryihorere wigendere ahubwo icyo ashaka ni ukugira ngo bamwe mu bafite ibyo bibazo binahinduke kuko byamaze gufata intego mu by'ukuri niba uri mu rugo menya inshingano zawe kandi ikindi wenda kuri iyi gahunda yo kwihangana yego nshuti zanjye bavandimwe urugo cyane cyane birapfira mu buriri mwambabariye imyaka 20 kuzamura mu rushako mu buriri byarimbutse aba bo bakiri hasi ngo hari igihe usanga ngo basenya ngo kuko ngo tamwise sheri ngo kuko yitabye undi kuri telefone ngo akamubwira ngo sheri kandi wenda ni na nyina cyangwa ni mushiki we ugasanga ibyo bintu byasenya urugo ariko ikintu cyitwa ariko si gikomeye muri ibyo bundi cyasenya urugo ni iki mu buriri ho hasenya urugo gute ni ukuvuga ngo ahangaha hari igihe habaho urumva turi abantu bakuru wenda n'abatwumva n'abantu bakuru ariko ino gahunda ibera mu cyumba cy'ibanga kandi bivuge gutya ku mugore n'umugabo abantu benshi niho bakura kutihanganirana uri kubyumva mu buzima busanzwe mu rugo birasabaga yuko muri bwihanganira ariko nanone wenda baranihanganiranye ariko ugasanga umugore yananiwe kwihangana mu cyumba ngo ibintu ngo byagenze nabi yarongowe nabi yakoze ibiki n'ibiki ugasanga ibyo bintu byabaye ikibazo kandi ukirugeramo kandi ukirugeramo ibintu byagendaga neza uranazi icyo ushobora kuba wakora ibintu bikaba byasubira uko byahoze ariko kubyihanganira birakunaniye urakasugiye ku ruhande uri umugabo urakasugiye ku ruhande uri umugore aho kugira ngo ukatujye ku ruhande wakwicaje uwo mwashakanye mukarebera hamwe uko byatangiye bigenda neza mukareba niki cyabuzemo kugira ngo ibintu bigende neza abantu mugire kwihanganirana ntago ari ngombwa ngo niba uyu munsi bigenze nabi ejo bizagenda nabi bishobora kugenda nabi none cyumweru kikaba cyashira ariko mu kindi bikagenda neza kuko iyo habayeho mu gucana inyuma hari igihe hagenda nagaruke bikazaba ngombwa yuko azasohoka mu rugo rwe akagenda burundu yagaruka akazana n'imyako n'imikoshi n'ibi urumva umuntu wagiye se ikindi kintu kizima yazana n'igiki habeho rero kuganira hagati y'abashakanye muganire murebere hamwe aho ibintu biri gupfira aha rero nasesengwe iri jambo risoza ry'umukuru w'igihugu nkaho urimo kuvuga ikibazo uyu munsi duhanganye nacyo haba mu bakijijwe no mu badakijijwe mu bemera Imana n'abemera ukundi kwemerwa uyu munsi ikibazo kiri mu buriri kandi bakavuga yuko bakagifata bakakitirira stress ariko nkibaza ngo stress itakubuza guhahira umwana ntikubuze minervari y'ishuri y'umwana kwibona stress itakubuza mu kazi k'abandi ngo ugende ukore kandi ko akazi abantu bagakora na perezida yashimye abanyarwanda avuga ko ibyo tugeraho byose nibo baba babikoze yashimiraga nyine abanyarwanda mu ijambo risoza umwaka avuga ati ibi byose bitangaza bavuga ku Rwanda ni mwebwe muba mwabikoze nimukore n'ibirenzeho ko ibyo byose ubikora ka kagingo gato ko mu buriri kakananirana aho si uko mu kazi kuko ntawe ukora
udakosa Yego. udakosa ngo n'udakora Yego. aho si uko mu kazi wenda ukosa bakakwihanganira ejo ikosa ukarikosora Yego. ukagenda neza. Bivuze ngo no mu buriri uyu munsi ukosheje Yego. icyo gikorwa ntikigende neza, aho umukuru w'igihugu si nk'aho baganira avuga ati mwihanganiranye ejo byagenda neza, bitanagenda neza mukongera mukibukiranya ko n'ejo mwari mwabiganiyeho mukongera mukaha nk'indi ntego yo kongera ko bigenda neza. Yego. Gusa kuri iri jambo rivuga ngo yavuze ngo ariko munibuke ko nubwo ubyita ko bitagenda neza na hari ujya naho si shyashya. Yego. Sibyo? Bivuze iki? Bivuze ngo uyu munsi umugabo ujya gusenyera undi mugabo Yego. yataye umugore we, sibyo? Namenye ko icyo yahunze ku mugore we, Yego. uwo yagiyeho uyu munsi ejo nibongera azakimusangana nawe. Yego. Ni ukuvuga ngo umugore umugabo akajya gusambana n'undi mugabo, Yego. sibyo? Yongeye inshuro ya kabiri icyo yasize kuri wa mugabo cyangwa yahunze kuri wa mugabo we, Yego. arahita agisanga no kuri uyu. Ni naho umukuru w'igihugu yagiye kuravuga ati hari n'igihe rimwe na rimwe regusanga ahubwo ari nabibi kuruta ibyo wasize. Yego. Kubera iki? Uriya wo hanze ntabwo ashobora kukwihanganira nk'uyu wawe mu nzu. Yego. Ni ukuvuga murasambana, reka twe kubihisha kuko njyewe hari n'igihe nabigereranyije mvuga nti ngo ibiryo bitakiribwa n'umugabo biba biribwa n'imbwa. Yego. Bibiliya niko ivuga. Yego. Sibyo? Kuko ngo hanze haba imbwa n'abarozi. Igihe cyose umwe mu bashakanye asohotse iwe akajya kurya ibyo hanze, Yego. aba yabayeyo cyane. kuko hanze hariya ni ukuvuga ngo asangira nazo nyine. Yego. Hariya hanze arasanga yikize n'imbwa n'abarozi nyine, ba bandi bakora biriya. Yego. Sibyo? Twibutse uyu muntu tubishimangire kandi ko uyu mugabo wo hanze uyu munsi kuko muhararanye cyangwa se akeneye kukwiga, Yego. murabikora, murasambana. Yego. Ariko ejo mugiye kongera, sibyo? Ahita ni ukuvuga we ntago resista, ntago ashobora kwihanganira ikibazo Yego. cyawe uyu munsi kuko ari ubwa mbere ntacyo kimutwaye. Yego. Ejo ntabwo ari bwihanganira intege nke zawe. Niko Nicyo ririya jambo ryashakaga kuvuga ngo erega hari igihe usanga n'ibiriyo ahubwo ari bibi kuruta ibyo urimo gusiga hano. Cyane rwose. Kubera iki? Bya hano umugabo arakwihanganira, umugore arakwihanganira mu ntege nke zawe, agashobora no kugukorera imibare ko akagufasha kongera gusubira mu mbaraga. Yego. Ariko uri ahanze uwo mwanya ntagize ate, ntawe ufite. Yego. Urumva? Ese koko nibyo? Yego. Umuntu uca inyuma y'uwo bashakanye hanze araharamba, cyangwa niyo mpamvu bagenda bahindagura ugasanga kuko aba yasanze y'icyiza yanahatinda. Yego. Kuko ujya kumva umugabo w'inshurashuzi ejo bamwumvisha kwa runaka, bamumenyeje ukumva yagiye kwa runaka, izo zo hanze nazo ukasanga amaze kuzizenguruka. Yashatse umugore batandukanye, yashatse umugabo batandukanye, rimwe na rimwe akanagaruka no kuri wa wundi, ahubwo wa wundi wa. Yego. Ugasanga n'ubundi agarutse ku byo yagiye yanga, ku byo yagiye avuga nabi. Kuko erega umugore n'umugabo babanye, urumva hari igihe babikirana amabanga. Iyo hatabayeho umwasama umwe muri bo uvamo akajya kubivuga hanze, akajya kwivamo, akajya kwivuga, nuvuga ngo barihanganira bakabikirana byinshi. Ko ariyo n'abagabo banyara ku buriri n'abagore banyara ku, ugasanga yakwihanganiye, yaguhishiriye, ariko uzajya ku ruhande aho wagiye uzabikora rimwe agushyire hanze, cyangwa se isi yose ikumenye. Bikwiriye rero yuko bihanganirana. Muri uko kwihanganirana no kuganira, Imana irashobora kubazanira igisubizo kizima, ibintu bikagenda neza. Abanyarwanda ni abahanga. Yego. Yaravuze ngo wirukana umugore ugugu ni igufwa, ukazana uri mirabongori, ngo ukaruzana uri birabunguri. Perezida aravuga ati hari ibyo uhunga mu rugo rwawe ukarusenya ngo urabihunga byakugoye, ariko aho ujya ibyo uhasanga hari igihe biruta n'ibyo warusize hariya. Niko kuri. Twongeye tuganisha abantu ku kwihanganirana. Yego. Kwihanganirana nimba kwanze kukanga, duha agaciro
abagize uruhare mu kubana kwacu ubwo ni bababyeyi duha agaciro ibyo badutakajeho batwitezemo kuzaba nyira runaka no kuba runaka sibyo none nsoza tugana ku musozo ibiganiro ni byinshi uzabafasha benshi wowe wiswe mama Marene kubera wibasiye ba Marene ubwo ngewe ngira ngo ningera kuri ba pare nzaba papa pare cyane ariko uyu munsi mama Marene yabaye wowe kubera ko wibasiye ba Marene ese gusenyuka kwizi ngo wibanze cyane ku bijyanye n'ibanga y'icyumba cy'abashakanye ni ukubera iki wibanze kuri icyo kintu nabakugana bakwereka ko ikibazo kiri hariya kuko iyo abantu bashaka kujijisha icyo bapfa Satani yabinjiriye bagira icyo bitirira ariko nyirizina atari cyo urumva imyaka maze nkora ibi biganiro urumva nakiriye benshi mbese abangezeho cyangwa abanganiye ni benshi kw'icyo kibazo kandi kuko ndi umuntu ndi n'umunyarwanda kandi mbana n'abanyarwanda ni benshi cyane nyine mbona n'icyo kibazo kuko 90% n'abafite icyo kibazo ugasanga barashwambagurana ugasanga noneho hari n'abonzi barazi ikarito mu gitanda kugira ngo batandukanye ikarito byavuye mu gucana inyuma uri kubyumva so nukuvuga ngo ikarito yubakiye abantu cyangwa igiye kubasenyera ikarito ya no kubasenyera none se urumva mu buriri bumwe igitanda kimwe kirimo ikarito ubwo umwe yiyorose ibye n'undi akiyorose ibye bakase igitanda nuvuga ngo bagize ubukene bwo kugura ibitanda bibiri ngira ngo so nuvuga ngo ubundi ni umudamu wari ufite inshuti ye ubwo ikarito itandukanyije abantu za nkuru zo ku muhanda nuko babivuga ni ikarito se nibo babihisemo kuko iyi nkuru uburyo yubatsemo bivuga ngo umudamu ntabwo ari inkuru numvishe ni ibintu nziza oya baragusanze nyine barakuganira uri kubyumva nuvuga ngo umudamu yari afite inshuti ye amaze kugira inshuti ye none iyo nshuti ye kuko buriya tunitondere n'abantu batubera inshuti kuko hari igihe umuntu akubera inshuti ariko agira ngo agusenye cyangwa se yego noneho arangije baza kuganira bumva bari bamaranye igihe baza ariko uwo mushuti wewe nta mugabo yagiraga yaribanaga noneho baza kuganira kwa kunda abagore baganira abadukurikiye banike kugira ibanga aramuganira arangije uwo mushuti waramubwira ati nyamara umugabo waguca inyuma undi akagaragaza yuko atamuca inyuma aramubwira ati jewe nzabikwereke yuko aguca inyuma undi ati ntago umugabo wanjye abikora yego kwa kwizera umuntu nyine umugore aranje aramubwira ati noneho ndaje cyangwa uyu yaraje kubasenyera urumva urugo rwasenywe na ya nshuti y'umugore iyo yamugeragezaga ivuga ati umugabo ndabiza umugabo wawe ndabizi ko aguca inyuma arangije rimwe rero aramugerageza agira gute aramubwira ati ngiye ndaje nzabikwereke ko aguca inyuma yego uzaza udusangane arangije amugenda runono birangira babanye mu rugo nani birangira agiye mu rugo umugore abasangana mu rugo ahamagawe nande ni inshuti aramubwira ati wa mugabo wawe ntituri kumwe hano umugore abafata baryamanye uri kumva nta nshuti yari muri uyu mugore nta nshuti yari muri umugore rero amugezeho aravuga ati mbe nyiraruna koko burya unca inyuma guhera uwo munsi ashaka ikarito rero ashaka ikarito riri umugore ubwo yitandukanyije n'umugabo yitandukanya n'umugabo ubwo ahita amubwira ati guhera uyu munsi ntuzongera kunsubiraho byarangiye ati guhera uyu munsi uzajya wishurira abana nanjye nzajya amaha mu rugo bahita bagabana imirimo mu rugo ariko wa mugabo kuko ari n'imfura agira gute arakomeza arabyihanganira abana n'ibyo bintu birarangira cyane ko yari n'umunyacyaha ariko si no ko imfura gusa uri kubyumva yari umunyacyaha ariko umugore niwe wagize ubwenge buke ariko niki kitaganirwaho nibyo perezida yavugaga nta kintu na kimwe kitaganirwaho cyo ariko jewe urumva intoki ndazitunga nde mutima w'urugo wiwe mutima w'urugo we wabyishe byose urumva niba agiye gutega n'abandi bagore bakavuga ati ngawo uzabigerageze ndebe
ntago byabura kugerwaho, kuko agira intege nkeya n'umuntu n'undi nawe n'umuntu. Rero urumva intege nkeya nyine ntabwo zabura. Niba mufatiye mu izo ntege nkeya, ni iki gishobora gutuma ashaka ikarito agashyiramo hagati, umwe akiyoroswe n'undi akiyoroswe. Noneho ikintu gikomeye, arangije akajya amubwira ngo guhera uyu munsi amafaranga yo kugura indaya nzajya nyaguha, ariko ntuzasubiraho. Urabyumva? Rimwe na rimwe akanayamuha, ariko umugabo agira gute? Arakomeza arabyanga, arakomeza arihangana, abana na cya gikomere mu rugo. Rero nshuti zanjye, aha hantu muhagiremo n'ubwenge, cyane cyane nk'abagore, mugire ibanga ry'urugo rwanyu. Niba ugiye umugore mugeze wagusenyera kubera ko wamubwiye cyane rwose, kuko hari n'ujya kubwira umugabo wanjye abikora neza, umugabo wanjye abikora nabi, ugasanga urastiye umugore wundi ko wawe abikora neza cyane rwose, azahiga wa wundi wawe kugira ngo ese nimba uri kubwira uyu mugore iwanjye igihe ibintu bigenda neza, ibintu bimeze neza, uyu mugore we atajya nabibona bitameze neza, yihangana icyo gikomere cyo kutamera neza. Birashoka ko uri bunatuma araruka, kandi atakagombye no kujya hanze, ari bukomeza akanihanganira iby'abanye nabyo mu rugo. Rero mugire kwihangana, kandi mu rugo mumenye n'ubwenge, munasenga Imana ibaho ubwenge bw'ukuntu mugomba kubaka uru rugo. Perezida wa Repubulika aravuga ati ese ye nimba ibyo byanze, Chantal urumurokore ndumurokore. Yego. Ese kuki ko mwemera ko muri abagore tujya hano tukabivuga? Yego. Wavuze ko uri umuvugabutumwa cyane, nguko Imana yakuje uhanura, ariko iyo mpano uyiyoborwamo n'umugabo wawe. Yego. Mvuga ko n'umupasiteri, nshumbye abantu twakira benshi. Yego. Akavuga ati ariko se sinumva ko mujye hariya mukanirata ko muzi Imana muri n'abakozi b'Imana, kuki mutabisengera bikarangira ubundi? Ariko ni habura iki kugira ngo dusengere uyu mwuka? Ngewe mvuga ko waturutse ikuzimu, waje gusenyera abato n'abakuru. Urumva, ubundi buri wese ku giti cye aba maso, anamenye ngo niba nubatse urugo, nyine nubatse urugo nta mikino ihari. Niba ushizemo imbaraga zawe bikanga, senga ntago bizananira. Ariko n'ibyo bakora byose mujye munavangamo gusenga, kuko urugo rutarimo gusenga, kandi urugo runasengerwa n'umugore, ntago rusengerwa n'umugabo. Burya se niko kuri, urugo rusengerwa n'umugore. Twebwe bagore tube maso, dusengera ingo zacu. Byanze bikunze, niyo harimo byinshi bikunda kukubangamira, Imana iguha imbaraga zo kubyihanganira, kuko habayeho kugira gute gusenga. Urugo rutarimo no gusenga ntago bikunda kugenda neza cyane. Ese aba bantu bakiri bato, wenda abari dusorezaho, hari abashaka kubana, uyu munsi barimo kumva Chantal. Chantal arimo aravuga ati mu buriri bimeze nabi, sibyo? Ese aho nibajije ikibazo, ndavuga nti dufashe iki aba bakiri batoya? Kuko urasanga uyu munsi umuhungu ajya gusaka umukobwa, bamaranye imyaka 5 ari umugore we, kandi ntago biri bwitwe gucyura, biraba gushaka, sibyo? Bajye hariya batwereke yuko bashatse. Nimba umwaka wabo wo kugeragezwa wa 5 wari ugeze, bo ni wo mwaka wa mbere wo byita ngo no gushakana, ukumva ngo ejo barimo gutandukana, barashakanye no munsi wa none, kumbi bo bari bafite imyaka 5 n'ubundi babana nk'umugore n'umugabo, sibyo? Bahana byose, icyo birinze ari ukubyara, sibyo? None ugasanga uyu munsi turabashingiye, bageze mu rugo ngo batandukanye ngo ku mwaka umwe, kandi byari biri ku mwaka wa 6 kuri bo, sibyo? Batandukanye mu myaka 6. Iki kintu cyo wafashe iki uyu muntu? So nukuvuga ngo kuba bamaze imyaka 5 babana, ku mwaka wa 6 tuvuga ngo twebwe bwacu bwo niho tubashije kumenya. Yego, niwo mwaka wa mbere babanye. Nukuvuga ngo umukobwa arazana imico ye n'umusore azaniye, kugira ngo bahuze mu kubana. Bari basangawe, ni ukuryamana nk'umugore n'umugabo, bahura buri munsi, ariko imico y'umwe n'undi nabwira aho bakemuriranaga n'ibibazo, bahana amafaranga, basura imiryango yabo. Yego. Bamwita fiyansa n'undi ajya
yego nabo babana baziranye ajya yamumesera akora buri kintu cyose. Yego ni ukuvuga ngo iyo ageze mu rugo ahasanga inshingano kurumva abantu barimo barahunga inshingano nicyo ushatse kuvuga barimo barahunga inshingano kandi n'ikinaniza umuntu aho ariho hose. Yego ni inshingano urumva niba yamaze kugera mu nshingano urumva mbere muri ya myaka 5 bahuraga bikagenda neza bagakora ibyo bakora umwe akagiye ariko niba noneho bari mu rugo bivuze ngo ntago ari bukomeze ngo yitware nk'uko yitwaraga niho hahandi najya kwitwara nk'uko yitwaraga hari urugo ruhita rusenyuka. Nakomeza kugendera mu kigare nk'icyo yagenderagamo muri ya myaka 5 yari ryamanaga na wa musore cyangwa na wa mukobwa tayari urugo rurasenyuka. Bivuze ngo rero yinjiye mu rugo yinjiye mu nshinga kandi ibi bintu kuzimana nshinga byamunaniye biraba kuri bombe kuko hari igihe umuhungu umusheri we yasohokaga akaza undi cyane noneho yageze mu nshingano zo kugumana uyuguza zo kugumana atari bwakire wawo niwo rero ibintu biri umukobwa nawe yavaga hano yagwaye gahunda yo kuwa 6 kukumesera no kuguha byose ariko ku cyumweru afite undi nawe bikaba byahagaze ko niko ushatse kuvuga yuko guteratana igihe kirekire n'ikigufi nta gisobanuro nko kwakira inshingano kwakira inshingano ubundi nuvuga ngo ugarutse kuri rya jambo rye rivuga ngo umuntu nabanza amenye ikimujyanye hari. Yego nuvuga ngo guteretana igihe kirekire si igitangaza guteretana igihe gito si igitangaza igitangaza ni uburyo uri bwubake muri urugo nicyo gitangaza kibirimo muri byose uburyo uri bwakira inshingano zawe ukazikurikiza nicyo gitangaza. Ubwo rero mufate amakaramu n'amakayi mujye kwigisha niko kuri kuko namaze kuba ba marene jya wigisha umuntu naguhitamo kumubera marene ubanza umwicaza umugore uti se wahisemo kubaka cyangwa ugiye gushaka. Yego oya niko kuri ba marene ntitubigishije kubuntura nayo mpamvu turi gusenga ngo Imana igucishemo uyu mugisha nyine wo gushaka ino centre abantu benshi bajye baza kuri teri bamenye ibyo ari byo n'ukuri. Yego marene utwumva urimo urabwirwa na mama marene ngo nimba umukobwa akwegera akavuga ati nkeneye ko mbera marene mwicaza umugore uti ugiye gushaka cyangwa ugiye gukora ubukwe ariko hariho n'uwakira inshingano zo kuba marene urugo nawe byaranze urugo rwarakunaniye cyangwa se kuko hariho n'abashingira batanarugira ingo zarabananiye niba urugo rwarakunaniye urashingira umwana ushingiye kuki uramuhizihe manuro niho hahanda azubaka yakugezaho ikibazo kibaye mu rugo ukamubwira ruvemo ukamushakira impamvu izo ari zose ziri butume uru rugo rureka kuko ntacyo ufite cyo kumuha mu gihe ntacyo ufite muri wowe uramuha iki urabwira ugiye gushingira umubwira iki uramugira iyihe nama ubundi nta nubwo binakwiriye yuko umuntu wananiwe n'urugo aba marene w'umuntu ko ntacyo ufite cyo kumuha nakugana mu gihe ibintu byakomeye ntacyo uzabona uzamuha kuko nawe ntacyo ufite. Yego ubwo rero abadukurikiye mwize byinshi mwumvishe byinshi mama Chantal ntago ashobora gusoza atavuze kuri marene ngira ngo ni nayo mpamvu yabaye mama marene turaza kujya tukwakira mu kiganiro cy'umuco n'umuryango byo shingiye cyo kumenya Imana nka mama marene niko kuri mama marene baravuga urugo rufite marene muzima ntago rujya rupfa kwangirika nta nubwo yatuma ibyo bintu byo gutandukana uko mwiboneye ntibyakunda kuko arahagarara kamera nk'ikisi sinzi ukuntu nabivuga abari nka marayika muri nuriya mugaberega bari umukwe we aramwubaha icyo avuze akacyumva uyu mukobwa bari umwana we aho ibintu bipfiriye arahagenzura paka akahabona cyane ubasha bwo kubatumizaho mukamwitaba ubasha bwo kubateguza akabasura niko kuri kuko marene muzima arubahwa kuko marene muzima akora ikintu gikomeye cyane mu rugo. Imana iguhereza umugisha cyane kandi urakoze ku kiganiro cyiza ugiriye abantu twakoze ku mpande zose twakoze ku mpanuro z'umukuru w'igihugu perezida wa repubulika yagiriye abantu inama aravuga ati ntabwo numva ukuntu abantu babiri ntabwo bagomba kunaniranwa
ku bana kuko muba mufite ibitekerezo byabafasha gutera imbere aho kugira ngo mutandukane. Abantu babiri bagomba kwihanganirana, hatabayeho kwihanganirana nta ntambwe mwatera, kuko buri wese ni umunyamafuti cyangwa se agira intege nke ku ruhande rwe. Twaganiriye ku kintu kijyanye nuko byose nibimara kwanga, aho kugira ngo uriya mugabo afate agakapu agende cyangwa umudamu afate varisi, ahubwo muha agaciro noneho n'abatumye mugera kuri ibyo. Urumva igihango mufitanye n'ababyeyi banyu, igihango mufitanye n'inshuti zanyu, gitume icyo mwari mugiye gukora kitari cyiza mukihorera, urugo rwongera rubeho. Bari bategereje abuzukuru, mutandukanye nta mwuzukuru, bari bategereje abuzukuru b'umumaro, murabagize imfubyi kandi bariho. Ibyo byose nabyo ngo byongere bibarememo undi mutima wo gucanirana bugufi. Oya nibakura imikino mu rugo, urumva nibagabanye imikino bayireke. Ibyo nakubonye kuri telefoni, nabonye wandikiye uyu nguyu asoza avuga ati rega nibyo niyo birenze bikabananira mukagenda mumenye ngo aho mugiye hari ibiriyo byo ari nabibi kuruta ibyo muvuyemo. Uburana ngo ntanyurwa mu buriri, aho agiye hari igihe noneho ahubwo byo biba imikino, bazajya banabimwima, yego bakabimwima anabireba. Sibyo, niyo mpamvu habaho guhinduranya kenshi. Erega nuko tutabona uwo muntu ngo aze ajya hano atanga ubwo buhamya, avuga ati ngewe urugo rwanjye naruvuyemo ngiye hano isangaho ni bibi cyane, ko iyo agarutse arihana agahita yinjira muri rya banga. None bazagenda baza gake gake. Ariko muri santere tuzabakira, hariho abazaba bashobora gufasha abantu mu buryo bw'ubuhamya bwo kubahereza ubuhamya. Kuri kamera gutya ntabwo twabivuga, ariko burya iyo turi mu ishuri mbona nkubone, umuntu kuba yahagarara imbere yanyu akababwira mumubona mumukoraho nk'umuntu, nkatwe dufite ubuhamya rwose. Twahagarara imbere y'abantu tukabigisha, ukavuga ngiye byageze aha nkora iki kugira ngo bigende gutya. Iyi ni kamera. Turabakangurira gukomeza kudusengera no gusengera ikigo turimo dutegura gishobora kuzafasha aba bantu bose kandi mu gihugu hose. FCC ubwo nicyo kigo turimo gukora, n'amazina abantu baye bakimenyera. FCC ni inyuguti eshatu, ni F na S na C. FCC urumva, Family Strengthening Center, ni ukuvuga ngo ni ikigo cyo gukomeza imiryango. Gukomeza rero umuntu ni uko umuhera hariya hasi, aba mbere yuko bashingiranwa, abashyingiranwe, abamaze kubyara, abagiye gushyingira. Urumva ni ikigo kiri strong cyane, kizafasha ku bantu bose. So tugisengere, tucyumve, tukiganireho, tuzanakigane, bizafashe n'abantu bo kukigana, kuko abarimu beza barahari. Ngira ngo nubwo twahera kuri aba ngaba barahari, kandi bahari kubera mwebwe, duhari kubera mwebwe. Iyi ni kamera, ntabwo twayirirwaho, ntitwayigishirizaho byose, kandi ararekwa ntashira. Reka tubashimire abari badukurikiye kuri channel Umuco Family Gospel TV mu kiganiro cyacu kisubiramo gihoraho cyitwa Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Twari kumwe na mama Marene Chantal na Pastor Karemera James nk'ibisanzwe. Tuzakomeza dufashanye muri byinshi, dusabirane. Ibisigaye reka mbasabe abari imbere mu gihugu no hanze y'igihugu, aba diaspora n'abandi, hari ugukora share, hari ugukora subscribe, hari ugukora comment, hari no gushyigikira ibyo dukora. Nk'uko wabiganirijeho, abantu nibagira umutima wo gushyigikira icyiza kigere no ku bandi. Nimba ubyumvishije ukaba ubisobanukiwe, hari utabyumvishije, ariko mbonye ubushobozi nawe naca mu nzira ye yashobora kubyumva. Hari abantu badafite amataci bumva ibi biganiro, ariko ubushobozi buhari kuba nge nawe twajya kuri radiyo tugatambutsa ikiganiro, nubwo twasubiramo iki twakoze, kuko kiba cyanditse giteguwe kuri radiyo. Aho ushobora kumva ka radiyo, ufite agatoroshi wumva radiyo, nawe byamufasha. So abafite ubushobozi mudushyigikire, ariko nta bushobozi burenze impanuro z'umukuru w'igihugu. Yavuze ati nimubona byose byanze musenge. Ese gusenga nabyo byabananiye? Abanyamasengesho, abahanuzi, abapasiteri, abakozi b'Imana, nimudufashe duhagararane na mama Marene cyangwa se mama Chantal na James n'abandi benshi batambuka kuri iki gitangazamakuru, twubaka umuryango mwiza kandi uhamye. Minisiteri y'Umuco n'Umuryango, iterambere,
umuco ntabwo ari mwuri nari mbyiteranyije niyo igira iyo slogan ivuga iti umuryango mwiza kandi utekanye. Tugire umuryango mwiza kandi utekanye, tugire umuryango mwiza kandi utekanye. Reka ibyo aba ari uko dusoza tubashimira, twabasengeye kandi tubifuriza ibyiza. Naho ubutaha mama Marene arahari, yavuze ati abamarene nibakugana baguhaye agaciro kuba marene, banza ubaze ibibazo, ese uwo ugiye kuba marene ni umwana cyangwa ni ikirara? Nimba ari ikiraro banza umufashe no kuraruka kugaruka, nimba ari umwana umwumvishe ko uri umubyeyi kandi agomba kukubaha no kukumvira. Ibyo bizakurinda yuko ujya muri wa mubare w'abamarene basenya izabo. Ariko nawe ugiye gushaka, ugiye gushyingirwa, nawe reba marene koko, ese uyu muntu ugiye kumbera umwana, kumbera umubyeyi wo mu batisimu cyangwa se wo mu rushako, ese we bimeze biti? Arurimo? Ese nimba ari ururimo, ikirumubeshejemo intwaro cyane ko uba utaramubwira icyo umushakaho, ahubwo uba umubaza amakuru y'urugo gusa. Niwumva bifatika umwaprocinga, umusabe kuba yakubera umubyeyi wo mu batisimu bitwa urushako, umuhe n'umwanya kugireho uburenganzira. Nuko dushoje rero, turabashimiye. Abakiri batoya ni mwebwe dukeneye. Mama Chantal nakubwira ko abari bato bazamutse kubera wowe, ngira ngo kuko nazanaga abantu bakakaye bakavuga ibintu ariko urabona yuko imyaka 18 kuzamura imibare yamaze kuba yazamutse hejuru. Hahoraga kuri cyano hahoraga hariho 0+0, uyu munsi bari kuri 35 kuzamura kugukurikira izi nyigisho. Bivuze ngo inyigisho ku bakiri bato zatangiye kubafasha. Mu kindi kiganiro noneho tuze kwibanda ku batoya nyirizina, tubagira inama guhera kuri adolescent. Urumva ni umuntu ubutangiye guhitamo gufata icyemezo. Iyo bavuze ngo umuntu w'imyaka 18 ni umuntu wifatira icyemezo, ariko 18 na 17 ntago wahitandukanye. Kandi adolescent 15, 16, 17 yewe kugeza no muri 18, sibyo? Nabo tuze kubibandaho, tubafashe amahitamo mu marangamutima yo gukunda. Nayo uno munsi ni ikibazo, kuko arakunda umuntu physical appearance, isura ye gutya, sibyo? Akibagirwa gutera intambwe ngo akunde na kamereze zigaragara aho avuka, aho yakuriye, uburyo yakuzemo. Ibyo nabyo ngo abanze abishakisha. Aba bana rero ntago babishoboye, nabo tuze kubafasha. Reka tubashimire abari badukurikiye kuri Umuco Family Gospel TV mu kiganiro cyacu Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Twari kumwe na Mama Marene na Pastor Karemera James. Nk'ibisanzwe turabatumira, turabakangurira gusengera igihugu, gusengera urushako, gusengera ababana n'abagiye kubana, mwese kubagishobora kubikora, kuko n'umukuru w'igihugu yaravuze ati se nta nabahari bagisenga. Ubwo nuko ni ibigaragara nuko baba bamaze kuba wiki, nabo baba bacitse intege. Ntago gucika intege biba mu buriri gusa, no mu gusenga habamo gucika intege. Rero ibyafasha uyu muryango byinshi ni birimo bimanuka. Reka dusabe abanyamasengesho bongere bacana igicaniro, dusabe abagiye gushakana bongere handi makuru yabafasha kurutindamo, dusabe abarurimo kongera kwihanganirana, kuko utahinduriza ingeso igihe cyo kuzihindura cyarakurenze. Zihanganira, ahubwo wige kubana nazo. Ejo cyangwa ejo bundi umutabaza ari we murengeza, ari we Mana izakurengera kandi urugendo urusoza amahoro. Imana ibahereze umugisha. Rero ikiganiro nakagaruka, twese tubivurije ishya n'ihirwe. Shalom, shalom, shalom. Murakoze cyane.